penalty ya mbere ya Peri arazamuka gahoro gahoro yitwa Ruboneka Rukubihondo iwabo ni Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Uburasirazuba yazamukiye kwa koca Ntirenganya aho bita ku kibuga cya Gakenke. Ruboneka Rukubihondo John Bosco niwe ugiye gutera penalty ya mbere y'ikipe ya APR. Ruboneka ahanganye na Niyongira Patience. Ruboneka aratereka umupira neza atuje asubira inyuma metero nk'eshanu araza yegera murongo na karakace ku ruziga. Ruboneka arabanza arihanagura mu maso. Penalty ya mbere ya APR araje. Ruboneka araje ndani yagezemo iburayi tera ruguru muzamu agwirirana mu nguni y'epfo ndani. Superstar Ruboneka John Bosco uko bamwita rekura penalty bita uvati undi ati Shemonique penalty kabisa akaba yohereje mu nguni y'iburyo umuzamu w'ibumoso Ani Elijah akaba nawe agiye gutera iya mbere Police. Penalty ya mbere Police agiye kwitera rutazamu mu Nigeria. Ani Elijah amatentire wagira ngo akiza akawunga mu mutwe araza Ani Elijah yagezemo ndani. Ala Neymar Junior Santos Zairu Karabanza arahagarara kumwe twabivugaga Karabanza areba umuzamu Pierre ahita yohereza Pierre arayikurikira ariko kuko yari yagerageje kuyizamura umuzamu penalty imurusha ingufu iragenda yisakura mu izamu. Penalty imwe kuri imwe. Penalty ya kabiri penalty ya kabiri ya APR agiye kwitera Byiringiro Jean Gilbert bamwe bakunze kumwita Kagege. Ni mwana murumuna wa Zidane bahanganye kuri uyu munsi n'umwana wo ku Kacyiru. Asubira inyuma Kagege musore ukina kuri kabiri APR Byiringiro Jean Gilbert Kagege. Penalty ya kabiri araza arabanza arapedara ndani muzamu aragenda aragwirirana. Penalty ihindura hino urajya he wa muzamu we. Rekura baro kabisa mu buryo bwagi Superstar. Penalty igendera hasi ariko isakura mu nguni y'ibumoso. Umwana uteresha indyo aramushutse ngo ndatera iburyo ahita amukubita ibumoso. Umuzamu nawe agwa iburyo. Ikinyuranyo kabisa cy'Iburasirazuba n'Iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru kukubwira ngo erekeza Nyagatare ugahita wigira Rusizi kabisa. Penalty ya kabiri ya Police agiye kwitera Byiringiro Rage asubira inyuma Rage bari kumuvugiriza indoro bafana. Rage araza aragushoto hagati umuzamu avuye shotamo ndani. Rekura Panenka ariko za Panenka wagira ngo arashaka kwica umuzamu. Ewana arayuwitse shoti rya hatari cyo bita kabisa shoti to kill, shoti ku buryo umuzamu ayimukubiza nko mu maso ashobora guhita agira ibibazo kabisa byo kureba. Shoti cy'imbaraga n'umujinya Superstar Rage Byiringiro. Aya penalty aryoshye ni ibintu. Penalty ya gatatu ya Peri agiye kwitera uwo bita Clement Nigena. Clement Nigena mu myugariro wavugisha amagambo abantu benshi cyane ngo agiye kujya muri Hilal birananirana. Clement arazo ndani muzamu baramuhita kubita tariya. Uyu muzamu ngo Niyongira Patience waje gufata za penalty ahubwo ndabona biza kwitwa ibindi. Nyaboneka nta ari guhurira n'umupira na hato ko mbona adakurikira byagenze bite Patience. Penalty bamukubise iburyo yibwira ibumoso. Y'abatoza byo gushaka gukanga no gutisha abana ati ninkiramo umuzamu muri minota nyuma baragira ubwoba bagira ngo ni umuhanga. Reka turebe penalty ya gatatu ya Polisi agiye kwitera umuvandimwe Nzotanga. Ndayishimiye Dodone Nzotanga azi gutera penalty namubonye muri Sekafa wimuhanga ajazizamura sinzi nibingi ari yakorera nawe wavuye muri APR asubira inyuma intambwe imwe
mana nyagasani we bana yanjye we zotanga subira inyuma intambwe imwe umuzamu Pierre aratumbagira ajya mu ruhande rw'ubumoso nzotanga yigarura mu mfuruka y'iburyo hariya umuntu aragwiranagura ukemu yego Dawuda yifata mu mayunguyungu yifata mu rukenyerero Dawuda araje kuramo Dawuda umupira utera hagati umuzamu yongera pasiyanse yari yagiye ari gusiga amaguru inyuma ukuza mu kuguru kwari kwasigaye barayirata bayivanamo rimwe mu makosa ataba ku bakinnyi batera penaliti Axel ndebye ukuntu ahagaze nakubwira ngo uyu mwana atuje akamureba bayikuramo nabuze ikintu kabisa cyo gukeyaringa kuri Dawuda full of confidence over confident wabonaga biri hejuru cyane asa n'uwasuzuguye icyo agiye gukora Dawuda Yusufu asubiye inyuma mbona atari concentrated ateretse baro ntiyagiye kureba umuzamu mu maso areba baro gusa bimwe twabuzaga asubira inyuma areba hasi Axel kugeza amubwiye ngo tera atarareba umuzamu ageze kuri baro atari yubura amaso ndavuga ni umwana nakurikira mu mazi arekuramo tayari penaliti ahita yarura byagaragaraga penaliti ya polisi udakoze akazi penaliti ya polisi reka turebe ni Christian ishimwe yishyiramo Pierre arayikurikira ariko ntiyayikoraho njyamo Pierre arayikurikira ariko ntiyayikuramo la 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 Dawuda akaba ashobora gutuma rero ikipe ya Peri irata iki gikombe ngo ni penaliti ya kane ya Peri penaliti ya kane ya Peri ajya kwitera Mamadou Sy ni umwana wo mu butayu bw'iwe ni Nouakchott muri Mauritania Mamadou Sy Peri arawutereka neza cyane rutayizamu international Mauritanien umwana w'i Nouakchott asubira inyuma Mamadou Sy araza Mamadou Sy attention ruguru ndani nziza cyane ruguru ndani nziza cyane Dani Night itsinda birabirangiye nibyo ni ya nyuma ya Police ni ya gatanu Aperi muri eshanu itsinze enye ihusha imwe Police muri eshanu yatsinze enye igiye gutera iya nyuma ya gatanu ni itsinda zero zibaye eshanu kuri enye Dawuda Yusufu yicaye bagenzi bari bapfukamye hamwe bari gutekereza bati turagiusenga bari gusenga ese mani irumva nde penaliti ya nyuma ya Polisi barayitsinda igikombe cyita kigenda bahita bagitwara Dani ni umukinnyi mukuru aha ntiyakabaye akora ikosa ibyo Aperi yabakoreye kuri penaliti umwaka ushize barashaka kwishyura Zidane arayitsinda cyangwa biragenda gute penaliti ya nyuma Polisi iragitwara cyangwa mirongo poto kapiteni ikipe ayitanga ku kiranguzo umupira uragenda ugonga umutambiko w'izamu vamo amahirwe make cyane dore umwaka utari inyatsi Zidane kabisa uzamuye penaliti yari yagerageje ayitera n'imbaraga zose zishoboka ariko igwa mu mutambiko wo hejuru biranga gusa nta cyari cyapfa ubu basubiye muri situation ya penaliti imwe kuri imwe Polisi icitse intege ariko Aperi iragitwara kino gikombe oya muri situation imwe akenshi niko bigenda abakinnyi bacika intege noneho kapiteni arawirasa amahirwe ngenda na 51 DHP atansiyo reka turebe tereka umupira neza cyane hano Togwi atereka umupira penaliti ya gatanu ekipe ya APR Rozo kuramo niyongera pasiyanse umupira ukuramo mu gihe abakinnyi b'abari bacitse intege ariko umuzamu awukuramo penaliti ya kabiri nyamara umutoza aba yakoze ibyazi yamusimbuje kuramo umuzamu wa mbere Rukundo Nesime aca umuzamu wa kabiri niyongera pasiyanse kubera ubuhanga muzi bwo gukuramo
za penalty. Polisi kabisa. Ekeson Okorie wa winga wabo mushasha, wa muwinga wabo musha ni ugiye gutera penalty, ni ugiye gutera penalty. Attention, reka turebe Ekeson Okorie muwinga w'umunyanigeria arazo arayidegaje noneho ayiteye iwabo muri Nigeria. Umupira arawuskwata, umupira kabisa aragenda ayitera hejuru cyane, aradegaje kure. Umupira utera iwabira rwose, n'ubusinzi bwari wagera ku butaka, arawutumbagiza umupira atera umumanuranyoni we kure mbega umukino. Uyu mukene sinzi niba akagahinda aza kugakira. Baba we Ana umuzamu wa Polisi n'umbabaje, abakinnyi baramuhemukiye pe cyane. Penalty ebyiri zose zikuramo ba chance, ababwira ati nyaboneka nimukore ibyo mukwiye gukora kandi neza. Penalty ya Peri agiye kwitera imwe kuri Banga, niho bari kugenda batera bagerageza bareba uko bimeze. Agiye kwitera niyo mugabo Claude, niyo mugabo kapiteni wa Peri. Abantu bari gusenga bavuga bati uyu mwana wo mu ruhango hariya kwa Yezu Nyirimpuhwe nakora ibintu. Attention, niyo mugabo Claude afata mu mayunguyungorozo ndani. Claude terekamo, muzamu arayikurikira ariko Claude ayishyira hejuru. Baba we, abakinnyi batatu ba Peri bahita bajya ku muzamu. Ishimwe Pierre bati kora iyo bwabaga iyi penalty ya Kirongozi ikuramo twitwarira igikombe kabisa. Bati penalty ya Kirongozi ikuramo twitwarira igikombe. Ndabona Kirongozi Claude abanje kumusuhuza. Kirongozi bazombwa uyu mwana rero w'i Burundi kabisa. Uyu mugabo Kirongozi bazombwa Richard batagiye gutanga umupira arawutereka neza cyane hariya. Reka turebe araza Burayi hafi muzatega abandi hafi i Burayi. Shyira ruguru ruhande rw'ibumoso, muzamu ajya mu ruhande rw'iburyo. mbonye iteye neza se Bulaya agiye gutera penalty yitwa Yunusu. Penalty zabaye nyinshi, agiye kwitera Yunusu, umwana wo kumumena murumuna w'Ombolenga yitwa Nshimiyimana Yunusu wakunze kumwita Watara. Aratereka umupira neza cyane, arabanza yuzuza imyuka intambwe imwe ebyiri eshatu enye eshanu, aritambika gato ndani Yunusu ayishyiramo mu nguni nziza cyane yepfo. Amadusi kagira ishaka gasekira cyane umuzamu wa Peri karamubwira kati kuraje. Uyu mwana yitwa Simeon ntabwo yayigutsinda. Fata penalty ya Simeon aramubwira ati kasi karatisha cyane, kasuna kana keza cyane. Ajya kwitera Dukunda Simeon waryo Simoso Simeon sarakinisha ariko ubundi ni umutwatsi sarakinisha nibyo nakora kuna umutekinisiye n'umusore yagiye yikoreye niba z'ubwenge iyi penalty izamu kabisa. Penalty ya Polisi, Simeon wahanganye n'umuzamu Pierre. Attention, aravuga ati ntabwo mumva, ati muri hehe, ati mwavugaga ngo aragira ate karayumurashe y'umwaka ati n'undi musi. Yewe we azana ibyo bintu ngo abantu ngo batishije ngo baje ngo bagutefura. Aniel ahita abwira Patience ndi kuri yamubwira ati mva Patience niyo ngira kwita. Aya penalty zabaye nyinshi penalty zabaye nyinshi. Kumbona wabita Sekiganda Ronaldi ngo ni Ngolo Kante muremure. Ngolo Kante muwamvu niko bamwita wabo, arakabya cyane. Ono mwana wa Kabaka
Sekiganda ajya kugoba eno penalty, ajya kuyigoba warwo Ruganda muganda wanjye ajya kugoba penalty. Arawutereka neza cyane uyu mugande Ronald Sekiganda. Attention, aragatereka neza cyane asubira inyuma, arabanza azamura amakabutura hariya, arabanza aratebeza bikabye byinshi, asubira inyuma intambwe imwe ebyiri eshatu, arahagorora. Attention, kuramo umupira penalty bayikuramo, arayirata Ronald Sekiganda. No musajja akoze biki, rekura penalty umwana yamurebaga mu maso. Sinzi kabisa agiye kuyitera abakinnyi nk'aba bakura Axel ukuntu atera penalty muri bara buryo. I always tell you, ntugatere penalty hagati idafite imbaraga. Penalty ya polisi umwana arinaze rimwe n'ukuntu yazaga byagaragara. Penalty ya polisi atatse agiye kuyitera David Chemezi, araje. Goal!